Adusoma amagambo y'Imana aboneka muri Yeremiya 3:26 na 27. Turaza twonya dusimbuka dusome 3 nanone muri Yeremiya 3 26 aranditse ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti: dore ndi Uwiteka Imana ifite imirimo byose, mbese hariho ikinanira? Ndagarukira aho ngaho. Kabiri cyangwa 3 muri Yeremiya none: ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Yesu abamugisha cyane. Watubwije mbere yatubwiye uburyo impumyi yari impumyi, nuko yumva urusaku rw'abahita, aravuga ngo umuntu ninde? Barambwira ngo ni Yesu w'i Nazareti unyuzeho. Aratabaza cyane ati: mwene Dawidi rwose ntabara, mwami mwigisha ntabara. Araza ati: mbabarira. Amusaba imbabazi, hanyuma aze kumubwira ati: genda ukwikorera kubizeye. Arakizwa, arakira, kandi ubuhumyi muvaho burundu, n'umubiri wa muzima, arangira nabohoka mu buryo bw'umwuka kuko yahaye imbabazi. Rero hano dusomye ijambo rivuga ngo mbese dore maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti: dore ndi Uwiteka Imana ifite imirimo byose, mbese yari ikinanira? Genzura mu bibazo byawe ufite byose, rero ko ari ikinanira Imana. Ugenzura akaga kose ufite n'agenda kose ufite, maze urebe ko kirimo kinaniye Imana. Nubona gihari cyangwa se kiri ku ruhande wiviremo wigendeye, ariko none ko ntacyo wizera Imana mwijuru ishoboye gukora byose ku buzima bwawe, kandi ndagihindura amateka n'imibereho byawe. Mbega nubona ubukene bwa Imana yabunanira, nukuri wigendeye, ariko nubona ibushoboye uzamura icyubahiro uvuge ngo Mana yanjye ndakwiringiye ko ushoboye kunkenura mu izina rya Yesu Kristo. Nubona amadeni ufite ari mu bintu byananira Imana, rwose aya maboko y'Imana uvuga ngo giye rwose Imana yanjye ndakuvuyeho, ariko nubona ibishoboye uyiringiye, irakora igikatangaza ku buzima bwawe. Nubona ibibazo byose ufite ku buzima bwawe, nubona ubwambara busa, nubona kudashaka, nubona kutubaka, nubona kuba wenyine, nubona gusenya, nubona amafaranga y'ishuri y'abana, nubona ubwenge mu ishuri ku bana, nubona byananira Imana, uyamanike. Ariko nubona bishoboye uvuga ngo Mana ndakwiringiye ushoboye kujya gute kuntabara. Hanyuma nurangiza usome muri iri jambo ngo Uwiteka avuga ngo ntabaza ndagutabara, hanyuma nkwereke ibikomeye utamenya. Bivuze ngo urashaka amafaranga yo kwishyura umwana ishuri igihembwe kimwe, ariko Imana nawe iracinzira ubona amafaranga yo kwishyurira umwana amashuri igihe kinini cyane. Ifite uburyo bwinshi yanaguha abaterankunga, yacinzira mu buryo butandukanye, ikaguha business ifatika, hanyuma abana bakiga kugeza barangije kaminuza. Nuvuga ngo iyo uvuze ngo nkwereke byinshi birenze ibyo utamenya, nuvuga ngo wowe usaba miliyoni ikaguha miliyoni 10, usaba 10,000 ikaguha 300,000, usaba 100,000 ikaguha miliyoni. Mbega wowe iguha byinshi birenze ibyo wowe utatekerezaga kandi utanasabye. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Kandi nubona hari ikintu kinanira Imana ku buzima bwawe, uyamanike. Nubona uburwayi ufite bwananira Imana, nubona diabete urwaye iri bananira Imana, nubona igifu urwaye cyananira Imana, nubona imitsi urwaye yananira Imana, nubona umutwe urwaye udakira ushobora kunanira Imana. Mbega uyamanika. Ariko nubona ishoboye byose ku buzima bwawe, nubona ari Imana ifite imibiri byose, ibifatika n'ibidafatika, wizera Imana iragiye ikora ku buzima bwawe. Hanyuma nurangiza utakambira Imana bango ntabaza ndagutabara. Iyi ni Imana ubwo yabyivugiye, ntabwo ari njye bivuze, nta nubwo ari undi wese abivuze, ntabwo Yeremiya yabivuze, ahubwo Imana avuga ngo ntabaza ndagutabara, hanyuma nkwereke ibikomeye utabasha gusobanukirwa. Haleluya. Rero ndabinginze kubw'impuhwe z'Imana, iringira Imana. Agahinda n'umubabaro byose ufite Imana irakumara. Kurara amajoro kwawe udasinzira kubera agahinda n'umubabaro, kubera ibibazo ufite, Imana iraguhumuriza, hanyuma ugira ibyiringiro bifite ubuzima mu buzima mu mibereho yawe. Ugira ibyiringiro, ugira icyizere, ugira amahoro y'umutima, mbega ugira icyizere cy'ubuzima, kuko ubuzima biguhe n'intego. Kuko ubuzima budafite intego ntabwo bugira icyerekezo. Intego kandi nayo idafite icyerekezo nayo ntigira igera. Ariko Imana yamwijira iguha icyerekezo, iguhe n'intego mu izina rya Yesu Kristo. Ikumara agahinda n'umubabaro bishingiye kuri iri jambo, kuko Imana yamwijira ishoboye byose ku buzima bw'umuntu. Ni Imana ishoboye guhindura amateka n'imibereho by'umuntu, bikagaragara kuri we, bikanagaragarira abandi bantu. Ibi mvuga ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu buri wese aba aranyuzemo, nawe ubwawe ushuje amateka inyuma ukareba
ukareba ko wagiye ukura, ukareba ibintu Imana agiye gutambutsa, wasanga Imana ishoboye byose ku buzima bwawe. Urebye uburwayi wagiye urwara ntuguhitane, wasanga Imana ishoboye byose ku buzima bwawe. Urebye uburyo wabyaye, abantu bahagurutse, abarozi barozi, washima Imana ku buzima bwawe. Urebye uburyo washatse bitakundaga ukabaho, mbega ukuba bigakunda, washima Imana ku buzima bwawe. Urebye uburyo wagiye wiga bidakunda, amafaranga y'ishuri kuyabona bigoye, bikuvuna bikuruhije, ariko ukabarangiza kwiga, washima Imana. Urebye uburyo Imana kurengeye mu burwayi wagiye unyuramo, washima Imana. Urebye Imana uburyo agiye gutabara mu buryo butandukanye, wavuga ngo iyi Imana mu ijuru ishoboye byose. Hanyuma ushingiye ku byo Imana yakoze ku buzima bwawe, ugashingira ku mateka wowe wiyiziho n'Imana yawe, ugashingira ku byo Imana yakoze ku bantu bayo, ushingiye ku buhamya wagiye wumva, ushingiye ku mateka uzi mu Rwanda na hano hanze, ugashingira no ku by'ijambo ry'Imana rivuga. Wavuga ngo Mana ushoboye byose ku buzima bwanjye, none ndakwiringiye, ngiye kugutabaza wenyine, nta wundi muntu nzongera gutakira, ngiye kujya nkutakira kuko uri Imana ifite imirimo byose kandi nta kikunanira ku buzima bwanjye. Mbega wahindura inzira, wahindura umuvuno, ugahindura utakira, ugahindura utabaza, ugahindura ububwira, ukavuga ngo noneho Mana ni wowe ngiye kujya ntabaza mbere yo gutakira umuntu ari wese. Ubwo bimeze uko nguko, mbere yuko mbwira umuntu ngo ndakennye, nzajya nkubwira ngo ndakennye. Ni mbere yuko mbwira abandi bantu, nzajya nkubwira ngo ni wowe Mana. Mbere yuko mbwira abantu ngo rwose gushaka ngiye byarananiye, ibintu by'inkundo rwose, maje umuntu turakundana akanyanga, twamara kunyanga undi aje agashaka ko twiryamana, nabyagahita nkata, undi twararyamanye birangira nkwebye, none ndi yanteye inda binaranyanga, none n'abandi bose urukundo wa kino gihe rwarakonje. Oya, mbere yuko ubibwira ari wese, bwira Imana uti Mana ni wowe Mana ishoboye byose, ni wowe wakira abantu. Umugore unkwiriye cyangwa umukobwa unkwiriye ni wowe umuzi, cyangwa se umugabo unkwiriye uramuzi, amusobanukiwe. Uwo nkunda uramuzi, ni wangirira neza namuzi. Ubwira Imana ngo Mana nkeneye kubaka mu izina rya Yesu Kristo. Utabaza Imana yo mu ijuru bwayo iragutabara kandi kugire neza. Mbere yo kubwira umuntu ngo ubukene ubuzima bwara, mbere yo kubwira umuntu ngo dore natangiye kugira igishoro nshora narahombye, dore ko byagenze uko nguko mu amateka y'ubuzima bwawe, banzu ibwira Imana kuko Imana iratubwiye ngo ntabaza noneho nindangiza gutabara. Rero tabaza Imana yo mu ijuru, tabaza Imana yo mu ijuru ishoboye byose ku buzima bwawe, tabaza Imana yo mu ijuru ifite ububasha n'ubushobozi kuri buri kinyabuzima cyose cyo mu isi, ibigaragara n'ibitagaragara, ibyo mu kirere n'ibyo mu isi, hasi ku butaka, ibyo mu nyanja ndetse no mu nda yayo. Imana ifite ubushobozi bwose. Reka mbwire, niba umuntu afite ubushobozi bwo kuzamura icyogajuru, akazamura icyogajuru kikaba mu kirere, tukaba tukoresha amatelefone, abastronaute bakazamura icyogajuru mu kirere, kikaba gifite amatoni n'amatoni, toni magana angahe zikaba mu kirere, abantu bakakibamo amezi 6 bari mu kirere batamanuka hasi bafite umwuka bahumeka. Ufite zamura kwizera mu kazi ushaka gukora, ko mbega zamura kwizera muri buri cyifuzo cyose ufite mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma namara kugira kwizera, ukamenya ko Imana ishoboye byose ku buzima bwawe. Nta wundi muntu wagiye icyo gutabaraho itagutabaye, nta muntu wagushyingiye itagushyingiye, nta muntu wagukiza itagukijije, nta muti wankwa ngo gukize itagukijije, nta muntu wakurengera itakurengeye, nta muntu wagutabara itagutabaye, nta muntu wagukenura itagukenuye, nta muntu waguha itaguhaye, nta muntu wakwambika itakwambitse, nta muntu wakuvugira itakuvugiye. Ukamara kwizera neza udashidikanya, ukabyiringira, ukavuga ngo Mana naho ndemeye, ushoboye byose ku buzima bwanjye kandi urihagije. Hanyuma nurangiza utabaza. Haleluya. Tabaza Imana, utabaza Imana ariko ufite ibyiringiro kuri gutabare, nkuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Hanyuma nindangiza nkwereke ibikomeye utamenya. Ikibazo gihari, uratabaza urinde, uratabaza urinde, kuko ntabwo Yesu yavuze ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, nunkingurira ndinjira, hanyuma nza dusangire. Ariko mu by'ukuri nutabaza ukinze biragenda bite? Icyo nshaka kuvuga ni iki? Niba udakishijwe urakomanga ute? Niba ufite ibyo kwima pfumu biri mu nzi wawe, niba uri umusambanyi urakomanga ute? Niba uri umujura urakomanga ute? Ko wakinze umuryango. Iri mvuga birareba abana b'Imana n'amasezerano twahawe, n'amasezerano y'Abakristo bari bafite, n'Abakristo n'amasezerano
Abisirayeli bahawe nk'ubwoko bwa Isirayeli bwaturanyijwe n'Imana, ntabwo iri amasezerano yarebaga abandi bantu, yarebaga Abisirayeli. Ubu rero kano kanya turi binyuze muri Kristo Yesu waducunguye ku musaraba, amennye amaraso yiwe y'igiciro cyinshi, twahindutse abana b'Imana binyuze muri ayo maraso. Ariko tubaraganwa n'abanyesezerano, tubaraganwa n'Abisirayeli, ubu turi umwe. Niyo mpamvu sogokuruza wacu ari Aburahamu, ariko ntabwo Aburahamu ari umunyarwanda, ni umunya-Isiraheli, ariko binyuze mu kwizera. Binyuze mu kwizera Yesu Kristo umwami w'ikiza ubugingo bwacu, ubu twabaye abana b'Imana, ndetse turi abuzukuruza ba sogokuruza Aburahamu. Nkuko ijambo rye yaravuze ngo dore muri wowe urubyaro rwawe niko ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja, isi amahanga yose yo ku isi azakwitirirwa. Ibi nibyo byasohoye rero ubwo Yesu Kristo yitanga ku musaraba. Ubu ngubu turi abana b'Imana, turi abana abuzukuruza b'Aburahamu binyuze mu kwizera. Hanyuma rero niba utabonye amasezerano ukaba utari muzukuruza w'Aburahamu, ni ukuri aya masezerano uri umushyitsi kuri yo, ukwiriye kwemera ukatura ukavuga ngo noneho ndemeye kugira nanjye mbashe ko umwana w'Imana bya bindi bwa bupfumu najyagamo ndaburetse, ya magambo navugaga ndayaretse. Dore nari umusambanyi noneho ndahindukiye, kugira ngo nanjye mbashe kwakira, mbashe gutabaza, ntabarwe, mbashe kwizera Imana mu ijuru ishoro ryose ku buzima bwanjye. Hanyuma indengere ititaye kuri gakondo yanjye, ititaye ku mashuri nize, ititaye ku mibereho yanjye, hanyuma ihindure ubuzima bwanjye n'imibereho byanjye. Ariko reka nkubaze, niba udafite umwavoka wo mu isi ngo we wagira ikibazo kuburanira, kuko hari ababafite, ukaba udafite ubushobozi bwo kugira abavoka, nibakurega uvuga ati noneho rero Amerika mpamagara umwavoka mburanire, ukaba udafite amafaranga menshi, ukaba udafite umuryango ukomeye, cyangwa se niba unagufite ariko nawe ukaba utawutabaza isaha n'isa ngo ugutabare, mu by'ukuri ushingiye he? Ukwiriye gushingira kuri Kristo Yesu, ukwiriye gushingira ku Mana yonyine, kuko niyo ishoboye byose kandi niyo yakuburanira, ni nayo yakurengera iteka aho waba uri hose. Kuko iyo urwaye murarwarana, wajya gufungwa mukamuri kumwe muri gereza, wajya mu ishyamba mukamuri kumwe, aho waba uri hose Imana muragendana, aho ibibazo byose baba muragendana. Iyo abandi bagutaye muragumana, iyo abandi bakwanze muragumana. Iyo umuntu aguteye induru umukobwa hanyuma akakwanga, nta n'ibihumbi 10 ufite kuri konti, Imana yo mu ijuru isigirana nawe, hanyuma ikaguhumuriza muri buri kaga kose ufite kugeza umwana avutse, ikakurengera umwana ntarware bwaki, ikakurengera umwana akabona ibyo kurya, akabona amata, ikakurengera umwana ntapfe kandi nawe ntupfe, ikakurengera kugeza avutse agakura. Imana yo mu ijuru ibana nawe mu kaga kose abantu bagutaye. Rero ndakwinginze kubw'impuhwe z'Imana, niba uri inyuma kuri aya masezerano, niba udakijijwe n'ibyo ndi kuvuga, niba utarakira Yesu umwami w'ubuzima bw'ubugingo bwawe, tera intambwe, hanyuma wature wizere Yesu umwami w'ubuzima bw'ubugingo bwawe, nawe umwe mu banyamigabane, umwe mu baraganwa b'amasezerano y'Imana, ubashe gutabaza bikunde, ubashe kubwira Imana ngo Mana ntandengera bikunde. Kuko utemeye umwana, udafitiye umwana nta bugingo afite, nuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Mbega udafite Kristo Yesu nta bugingo afite, kandi uwo nguwo n'ibya Kristo ntabwo abiriho, kuko ni Yesu Kristo niwe muzabibu ukuri. Utari kuri uwo muzabibu, utawuriho akaba ari ku kindi giti, ntabwo izo mbuto zimureba, ntabwo kuhirwa, ntabwo imitsi amazi ava muri ya mizi, amazi wa muzabibu uvoma ushyira mu mashami, ariwo twebwe. Ntabwo areba ivoka, ntabwo areba umuyenzi, arareba nyine amashami ari kuri wa muzabibu. Rero Yesu Kristo niwe muzabibu ukuri, natwe turi amashami. Noneho Bibiliya iravuga ngo niwute ishami itera imbuto nk'uko bikwiriye, ngo nyina araryaganya, niko Bibiliya ivuga, cyangwa akaricaka rijugunya rikuma kadahitwiga. Rero ndakubwira ngo niba utari kuri uwo muzabibu, emera, hanyuma nawe wature wemere Yesu Kristo umwami w'ubugingo bwawe, hanyuma procedure zindi zo gutabaza ufatanye natwe gutabaza Imana, hanyuma irakurengera kandi komeze kwiringira Imana gishoboye byose. Kandi nawe niba wari kuri uwo muzabibu ukaba utera imbuto nk'uko bikwiriye, kugira ngo hanyuma nyiri muzabibu aguceho akujugunye kutera imbuto, hanyuma uzatwike nk'ibindi biti. Hindukira, nimara guhindukira
hanyuma nawe utangire wera imbuto nk'uko bikwiriye, utangire ugire amagambo y'ukuri, utangire ugire amagambo y'ihumure mu kanwa kawe, rucantege urureke, kuvuga abandi bureke, ubusambanyi bureke, kubeshya ubireke, mbega utangire imbuto z'abana b'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero Yesu umugisha, nababwiraga imbaraga z'Imana, nababwiraga gutabazwa kw'Imana, nababwira ngo mwihane, hanyuma mwizere ko Yesu Kristo kandi Imana yo mu ijuru ari Imana ifite imirimo byose kandi nta kinanira. Hanyuma niturangiza dutabaze.